Yes, mumeze mute inshuti zanjye banyamuziki, ndizera ko mwese mumeze neza aho muri hose. mbanje kubasuhuza muracyari kumwe na Nsanzineza Sylvain, inshuti yanyu. Mbibutsa ko uyu munsi tugiye noneho kwiga ibintu bijyanye n'ukuntu batondeka amabemol mu nota. Mwibuke kubushize abo duherukana twavugaga ku bijyanye no gutondeka dièse. Ubu rero noneho tugiye kureba ibijyanye na mabemol. Abibuza ko muri Nsanzineza Sylvain nomero ni za zindi ngizo ni 0783 uramutse ufite ikibazo wambaza. Kandi noneho buriya niyo ukoze ka subscribe wa muntu karagufasha, kubera ko aya masomo anyuraho ku buryo bwiza kandi bwihuse igihe cyose mu buryo bwose. Ndizera ko mwese muri tayari. Reka dutangire isomo ryacu. Murazi neza ko muri gamme minere duhera ubundi kurira tugasoreza kuri la nyine ya octave yayo majeur, duhera kuri do tugakurikiza. Ariko ahangaha turahera kurira, muvuga ngo turahera kurira, niturangiza tubareza kwa kundi tubara n'ubusanzwe. Tuzi ko hagati ya la na si harimo ento, hagati ya si na do nta ento irimo, harimo kimwe cya kabiri hano. Hagati ya do na re harimo ton iruzuye hariya rwose, ijwi riruzuye 100%. Hagati ya re na mi ririmo, hagati ya mi na fa ni kimwe cya kabiri. Ibyo ngibyo mumaze kubimenyera. Hagati ya fa na sol ijwi ririmo, hagati ya sol na ra ijwi ririmo. Noneho rero ahangaha ubushize kuri dièse tubara inshuro enye, tubara amanota 1 2 3 4. Ariko kuri bemol ntabwo dukatamo kabiri, ahubwo tubara amajwi 3 yonyine, 1 2 3, note 3 zonyine. Ubwo tugahita duca umurongo. Ubwo turazi neza ko iyo ufashe, urabona ko hano dufite kimwe cya kabiri, kugira ngo byuzure ijwi ryuzuye kuri iki kimwe cya kabiri, byasaba ngo dushyira hano dièse ahangaha kuri do. Ariko ari bemol tuyishyira kuri iyi si, kubera ko ijwi riva rizanga, byaba ari dièse rikavanga riza. Ibi bintu mubifate mu mutwe. Iyo ari bemol turishyira, ubwo hano hagasigara kimwe n'igice, hagasigara igice hano inota rikuzura. Yaba ari dièse tukayishyira hano hagasigara igice, hano ijwi rigahita ryuzura. Niyo mpamvu kuri iyi si ubwo tuzahita dushyiraho bemol, noneho hano hasigara kimwe cya kabiri cy'ijwi. Ubwo hano hazahita hasigara kimwe cya kabiri. Ubwo yasi yacu tuyishyireho bemol ahangaha kugira ngo itaza kutujijisha. Ubwo si niri hose, ubwo irabifite bemol. Si niri hose, niri hose urahashyira bemol. Aya masomo mujye muyakurikirana neza, kuko hari abantu baba batazi imvo n'imvano y'ibi bintu, ariko iyo ubimenye birushaho kuba byiza. Urabona ko si aho iri hose dushyizeho bemol. Ubwo bidatinze tuhita tujya ku wundi murongo. Ubwo turongera duhera inyuma y'umurongo dutondeka. Urabona dufite re mi fa sol la si do la si. Ubwo iyi re ni turi buhereho. Twongere tugire tubare. Hagati ya re na mi ijwi riruzuye, hagati ya mi na fa nta ririmo, ibyo birazwi, nta ririmo. Hagati ya sol na fa
hano ririmo hagati ya sol na la, yego hagati ya la na si bemol. Ubwo hagati ya la na si bemol, kubera ko hano muzi ko hasigaye kimwe cya kabiri ahangaha, ubwo hasigayemo kimwe cya kabiri, ahubwo kubera ko hagati ya si na do habayemo kimwe cya kabiri, ariko hano yo hariho bemol, ubwo byanze bikunze ijwi riba ryuzuye ryamaze kuzura. Niturangira na do na re ijwi riruzuye, ubwo ngubwo twongere duce wa murongo wacu ku ijwi rya gatatu, 1 2 3, ubwo tubone ko duce umurongo. Ubwo kugira ngo hano byuzure iyi ijwi byasaba ngo dushyiro dieza cyangwa dushyire bemol kuri mi. Iyo dushyize dieza igice cy'ijwi kiva kikaza ahangaha, twashyira bemol igice cy'ijwi kikava kikaza ahangaha. Ubwo rero kubera ko turi gukoresha, intego yacu ari gukoresha bemol, ubwo bemol tuzayishyira kuri mi. Ubwo ya mi yacu nayo ibigize iki? Ibigize bemol. Ubwo ahari mi hose, ubwo naho tugiye kwashyira bemol kugira ngo bitaza kujya bitujijisha tubara. Ahari mi hose kugira ngo bitatujijisha tubara, turahashyira iki? Bemol kuri mi, bemol kuri mi. Neza mwatangiye kubyumva, abantu benshi mwatangiye kubyumva, ndabizi neza. Tube tugiye kuri etape yacu ikurikiye. Urabona ko inyuma y'umurongo hari sol, la, si. Ubwo turahita tuhera kuri sol, iyi ngiyi inyuma y'umurongo, iyi niyo duheraho tubara. Turongera tujye kuri ntuza yacu tubare. Hagati ya sol na la harimo N2 ijwi, hagati ya la na si bemol turahabona ahantu hose ko hagati ya la na si na si bemol nta jwi ririmo. Ubwo turahita tubona ko hano nta jwi ririmo, harimo igice. Niturangiza hagati ya si bemol ryamaze kuzamo deja, noneho ahangaha ho risanzwemo ijwi ryuzuye. Noneho hagati ya re na mi bemol, hano murabizi ko twarikuyeho, twakuyeho igice, ubwo hasigaye igice. Sorry. Ubwo hasigaye igice, hagati ya mi na fa, mi bemol na fa ijwi ryahise rizamo, hagati ya fa na sol sava. Noneho twongeye duca wa murongo wacu ku ijwi rya kangahe? Cya gatatu duceho umurongo, tubone ko ubwo ngubwo hano kugira ngo huzure inota ryuzuye, ijwi ryuzuye, bizasaba ngo nanone dushyireho bemol kuri iyi la, iyi ngiyi. Ubwo hano hazasigara igice, hano ijwi rite ryuzura. Nibyamaze kugaragara, ubwo harira hose, aharira hose tuzashyira iki? Tuzashyira bemol. Aharira hose tuzahita tuhashyira ikitwa bemol. Aharira tuzashyira bemol. Niturangiza tujye kuri etape ikurikiyeho. Ni ukuvuga ngo turabona ko tumaze kubona mi, la na si. Ubwira nayo yamaze kugira bemol deja. Tujye kuri do, re, mi, fa. Ubwo hano urabona ko inyuma y'umurongo hari do, ubwo niyo tuzahera ahangaha. Twongere dukore umwitozo wacu wo kwerekana ko hano hagati ya do na re murabizi ko habamo ento, hagati ya re na mi murabibona hano harimo kimwe cya kabiri. Turabona ko hari kimwe cya kabiri. Hagati ya mi bemol na fa ijwi ririmo ryamaze kuza, ubundi niba ririmo nako twarishyizeho kubera ino bemol. Hagati ya sol na la bemol
nta jwi ririmo ryuzuye. Ahangaha harimo kimwe cya kabiri rwose, kuko murabibona hehe ahangaha, hano twarikuyeho hagati ya sol na la, twarikuyeho twakuye hano igice tucyongera ahangaha. Ubwo tureta tubona ko noneho hagati ya la na si bemol zose zifite bemol ijwi ririmo, hagati ya si bemol na do ririmo ahangaha, kubera ko ubundi hasanzwemo igice, ariko kubera iyi bemol bihita byuzura ijwi ryuzuye. Niturangiza twongeye duca umurongo kuki ku ntuza yacu ya gatatu, ku inota ryacu rya gatatu ari ryo iringiri 1 2 3, kugira ngo twuzure ahangaha ijwi nanone. Ubwo hano tuzashyiraho iki? Tuzashyiraho bemol kuri re, tuzashyiraho bemol kuri re. Noneho hari re hose rero, ubwo tuhite tuhashyira iki? Tuhite tuhashyira bemol kugira bitaza kutujijisha, kugira ngo bitaza kutujijisha. Tumaze kubona ko na re ubwo imaze kuzaho bemol, reka noneho tujye ku yindi ikurikiyeho. Urabona ko inyuma y'umurongo hari fa, ubwo niyo tuzahera. Ibi byo mumaze kubimenya, ubwo turabona ko hano harimo ijwi hagati ya sol na la bemol, twarikuyeho murabireba ko hano do ntari kiriho, twarikuriyeho hano hejuru ahangaha do niho twarikuriyeho. Ubwo harimo kimwe cya kabiri. Noneho hagati ya la bemol na si ririmo, hagati ya si bemol na do ririmo, noneho hagati ya do na re murabona ko twabikuriyemo ahangaha ntaririmo, aha ntaririmo, byamaze kuvaho, hamaze kuvaho igice. Hagati ya re na mi bemol ririmo, hagati ya mi bemol na fa ririmo. Murabyuka ko twarishyiriyeho, twaryongereho hano ngiri. Twongere duce wa murongo wacu ku ijwi rya gatatu 1 2 3. Ubwo tureta duca tureta duca umurongo, ku ijwi ryacu rya gatatu ahangaha. Hano tubone ko hano harimo kimwe cya kabiri. Ubwo kugira twuzuze igice hano turashyiraho bemol, turi gushyiraho bemol. Reka tujye tuyishyirira kandi kabara kugira ngo bigaragare neza, mujye mubireba neza 100%. Ubwo twayishyizeho bemol sol, ubwo ahari sol hose iyi ni sol nubwo twashyizeho sol yonyine, iyi ni sol. None iyi ni sol nayo, vala. Ubwo sol deja yamaze kugira iki? Yamaze kugira bemol nayo. Twose tudushirisha ubururu kugira ngo birebe neza, to bitazabajijisha. Vala. Ubwo tureta tujya ku yindi tape. Urabona ko inyuma y'umurongo hariho si bemol. Ubwo niyo tuzahera iyi ngiyi ahangaha, iyi niyo tuzaheraho vala. Turabona ko hagati ya si bemol na do ijwi ririmo, twabibonye ko riba ririmo ahangaha, ariko se nyagasani. Ubwo urabona ko ririmo ahangaha. None hagati ya do na re bemol murabona ko hano nta jwi ririmo, do twarikuriyeho hano, twarikuriye ahangaha. Harimo kimwe cya kabiri, hagati ya re bemol na mi bemol ririmo ijwi, hagati ya mi bemol na fa ririmo, ariko hagati ya fa na sol bemol nta jwi ririmo yuzuye, harimo igice. Noneho hagati ya sol na la ririmo, hagati ya la bemol na si ririmo. Ubwo turabona ko
turahita twongera tubare 1 2 3 tubone ko ubwo kugira ngo twuzuze hanga bizasaba ngo iyi do tuyishyireho bemol, bizasaba ngo tuyishyireho bemol, reka tukagira ubururu utu bemol tujye aha, ubwo iyi do turayigira ubururu iyi do turayishyiraho bemol kugira ngo hano habe igice cyiza hanga. ubwo iyi do urabona ko do nayo twamaze kuyigira iki, twamaze kuyigira bemol, iyi do nayo yamaze kuba bemol. ahari do ubwo hose turagenda tuhashyiraho bemol. ubwo turi guca umurongo, wa murongo wacu twawuciye inyuma hano ya re, ubwo umurongo twawuciye inyuma ya re. ubwo umurongo wacu uri inyuma y'iyi re bemol, iyi ngiyi. noneho kugira ngo twongere dutangire indi etape, turongera duhere kuri iki, turongera duhere kuri iri jwi riri inyuma y'umurongo, ubwo ni mi bemol ari iyi ngiyi. ubwo rero kuri etape yacu ya nyuma, ni ukuvuga ngo kuri etape yacu ya nyuma urabona ko dusigaranye fa yonyine niyo idafite bemol, izindi zose urabona deja zamaze kugira iki, bemol. ubwo turongera tubone ko hagati ya mi bemol na fa ijwi ryuzuye ririmo, hagati ya fa na sol bemol nta jwi ryuzuye ririmo, noneho hagati ya sol bemol na la bemol ririmo ngaha, hagati ya la bemol na si bemol ririmo, hagati ya si bemol na do bemol nta jwi ririmo. Urumva zose kuba zamaze kugira bemol, nta jwi ryuzuye, byamaze kumera nk'aho ari naturel, ari ibisanzwe. hagati ya do bemol na re ririmo, hagati ya re mi bemol na mi bemol hano turasanga ririmo. ni ukuvuga ngo hano ijwi ririmo byanze bikunze, hano ijwi ririmo. tugahanagureho kugira ngo muzabirebe neza, ubwo no kuvuga ngo ya fa yacu turongera duce umurongo, turongera duce umurongo ku ijwi rya 1 2 3 tubone ko umurongo turi buce ahangaha kuri iyi so, kugira ngo noneho kino kimwe cya kabiri cyuzura ijwi bizasaba ngo iyi fa nayo tuyishyireho bemol. ubwo bemol nayo tuzahita tuyizana tuyishyire hehe, tuyishyire aha. urabona ko hano dufite amajwi 1 2 3 4 5 6 7. ubwo no kuvuga ngo dufite ya si mi la re sol do fa. ni ukuvuga ngo iyo tugiye gutondeka rero amabemol yacu tuzahera ku inota rya si, dukurikize rya mi, dukurikize rya la, dukurikize rya re, tuyishyire ku rya sol, dushyire ku rya do, ndetse duheruke rya fa. murazi neza muribuka ko kuri dièse ho duhera kuri fa do sol, duhera kuri fa do sol re la mi si. ariko kuri bemol duhera similare sol do fa. ako kantu muzagafate neza. kuri dièse tuvuga fa do sol la mi si, naho kuri bemol tukavuga similare sol do fa. ni nk'incuri mbese, urumva ni ibintu bicurikiranye, kandi noneho nitujya nangaha, nitujya naha kuri aho bitondetse, urabona do si mi la re sol do
fa. Urabona ko bitondetse neza rwose ku buryo bwiza, urabona bitondetse neza ku buryo bwiza hanga. Ni kimwe n'ahangaha, ni kimwe na twihuse rero reka turebe ukuntu uzabishyira muri portée musicale. Twihuse, urabona hano tumenyere ko muri mu rufunguzo rwa sol cyangwa muri clé de sol, muri kiff sol, muri kiff sol uzi ko si irahanga mutuzi ko tuvuga si mi re sol do fa. Muzi ko si ibanga, si se ni ibanga ni mubizi, iyi ni si. Noneho iyi ni mi, hanga iyi zaba ari mi. Noneho ibe ari ra. Noneho duhita tuzamuka kuri re sol, si mi re sol do, si mi re sol, noneho do, iyi ni do, noneho na fa, si mi re sol do fa, si mi re sol do fa. Ubwo no kuri ntabwo tuzafata ngo si ngo tumanuke kuri iyi mi yo hasi, oya tushyira muri iyo hejuru, niko babitondetse gusa. Ariko nabyo naje gusa ko nzabashakira impamvu batayizanye hano kuyo hasi, ubwo bakayishyira hejuru, nabyo tuzabireba neza. Cyangwa mbwire bayizana ahangaha hasi, ngo bayizana ahangaha hasi. Ariko buriya nabyo impamvu irahari, usibye ko ndakeka muri mwe harimo ababizi. Rego nuku nguku amanota atondetse, amabemol atondetse abiri, tukagira aberamye hano, abiri aberamye, noneho n'irya nyuma rya fa. Ubwo no muri kifa, no muri mu rufunguzo rwa fa, umuzi ko si ibanga, umuzi ko do ibanga ahangaha, umuzi ko do ibanga. Ubwo si izaba ari mi, dushyire iyi ngiyi yo ibanga, murabizi. La ntabwo tuzashyira iyo hejuru, oya ntabwo tuzajya kuri ya ahangaha hejuru, ahangaha ruguru iyi ngiyi, oya ahubwo tuhita tuza kuri la yo hasi ahangaha. Noneho re yo ni isanzwe ni iyi ngiyi. Ntabwo sol ntabwo duhita tuzamuka kuri iyi ngiyi nko kuri diyeze, oya ahubwo tuhita tumanuka kuri iyo hasi. Do noneho ni isanzwe. Fa ntabwo tuzamuka ngo tujye kuri iyi ahangaha hejuru ahangaha, ahubwo duhita tumanuka ahangaha hasi. Ni ubu buryo bemol zitondekwa muri portée. Buriya tuzongera kureba irindi somo mu minsi iza. Ndashaka kubereka noneho, ndashaka kubereka kandi kantu baragiye nkunda kubereka utuntu abantu benshi baba batari bazi, kandi mu by'ukuri natwe rega tuba dukenewe, utu tuntu tuba dukenewe. Buriya y'akantu nk'ako keretse umuntu ukamubwira iti ibintu nk'ibi biva ahangaha umweretse umukosoye. Niyo mpamvu nicyo tuberaniyeho guhugurana. Abari babizi babyibagiwe mu byibukira ahangaha, abari bakibyibuka namwe ashante. Niyo mpamvu nagira ngo kuri kubijyanye n'iri somo tube turekeye ahangaha, dusubikiye ahangaha. Mbanje kubasuhuza uburyo twafatanyije kubikurikirana, murakoze cyane. Gusa mbibutsa no gukora subscribe kugira ngo amasomo nk'aya ngaya ajye atambukira igihe kandi ku buryo bunoze. Murakoze cyane, murakarama, murakoze cyane.